Mumeze mute bakunzi ba Lewo Sport TV, twizere yuko mumeze neza cyane, twizere yuko mukomeje gahunda zanyu, imirimo yanyu irimo iragenda neza cyane, twizere yuko rero mukomeje kugubwa neza amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, diaspora nyarwanda, aho muri hirya no hino hose, twizere yuko mumeze neza cyane, twizere yuko muri amahoro. Iyi ni Lewo Sport TV rero, chano yanyu, chano y'abanyarwanda ibagezaho amakuru y'imikino yizewe kandi atohoje neza kandi aziye ku gihe. Turi hano ku bwanyu, tuzatubagezaho amakuru. Nababwiye ngo kudakanda subscribe kuri Lewo Sport TV ni ukunyagwa zigahera. Aha niho honyine wasanga amakuru yizewe kandi akazira ku gihe. Banza urebe ko wakanze subscribe, ubundi nusanga warayikanze ufungura akazogera, ubundi uze twibanire mu makuru y'imikino agezweho menshi kandi meza. Iyo niyo gahunda yacu, ni ukubaha amakuru y'imikino y'impamo kandi agezweho. Twaje rero ngo tuzanye ayahe makuru, ibintu byafashe indi ntera hagati ya Rayon Sport na Mukura. Yemwe aka kanya bihinduye isura, ndaje mbabwire ngo bigenze bite. Rayon Sport yo ifashe iyihe myanzuro nyuma yuko bavuze ko umukino uzasubirwamo, Ferwafa yicaye ikavuga ko umukino uzasubirwamo. Rayon Sport yo ibikoze gute, ibigenje gute? Nayo hari umwanzuro ifashe. Rayon ntago ari agafu k'imvugwa rimwe, nayo ifashe umwanzuro ukakaye, wagira ngo, ariko ikigaragara cyo nuko rero nayo babwiye ngo Rayon Sport nayo yakoze inama, imyanzuro ya Ferwafa igisohoka bakayigeza kuri Rayon Sport. Rayon Sport nayo ntago yigeze iryamira ijoro, ntigeze iryama. N'iki gitondo cyane bibatuye nibwo bashyizeho itangazo ku mbuga zabo. Ibintu rero bimeze nabi muri Rayon Sport. Rayon Sport yemeje yuko itemera ibyavuye mu nama za Ferwafa. Yavuze yuko itabyemera habe namba kuko bitakurikije amategeko. Ibabaza itegeko baba baragendeyeho. Ibabwira ko rero niba ari ibyo ngibyo bakabaye bagendera ku itegeko, Rayon Sport igatera amaga ikabona amanota yayo 3. Ibyo ngibyo ntago ari byo bitangaje, ahubwo umwanzuro yaje gufata niba bitari buze gukunda. Ko yavuze ngo niba itegeko ridashobora kubahirizwa ngo rikunde tubone amanota 3 yacu dutere impaga, twebwe nka Rayon Sport twikuye mu irushanwa. Rayon Sport ikaba yafashe umwanzuro wo kwikura mu irushanwa. Ibyo bintu murabyumva mute? Ese koko umwanzuro Rayon Sport yafashe niwo, cyangwa yari guhama igakina match igakina na Mukura? Bimeze bite mwe murabyumva mute? Uwo mwanzuro niwo yafashe? Rayon Sport aka kanya rwose isohoye itangazo ivuga iti twebwe ntago dushobora gukina uyu mukino, ntibishoboka. Aho kugira ngo tuwukine twe turemera kuva mu irushanwa. Mumbwire rero ukuntu bimeze, ukuntu abakunzi ba Rayon babyakiriye, abakunzi ba Lewo Sport TV. Mumbwire, mwandike hasi aho muri comment, karaka breaking news nyine nababwiye yuko genda tayari kubagezaho utuntu tugisohoka ako kanya, nta mibare myinshi, nta gutinda. Niko nababwiye ngende tayari cyane, ndi tayari. Mumbwire rero, munyandikire muri comment aho ngaho, Rayon umwanzuro ifashe niwo cyangwa se yakabaye yemera igakina. Mumbwire ukuntu bimeze, ariko umwanzuro abayobozi bawufashe batade rwose, bicaye nk'abantu b'abagabo, nk'abantu b'abasaza, baravuga bati umwanzuro turawufata, niba icyemezo kitubahirijwe twebwe turava mu irushanwa burundu. None se Ferwafa yo iri bwemere kwisubiraho? Abantu b'abagabo nabo bakuze bari buharanira icyubahiro cyabo, mumbwire baremera kwisubiraho? Emere ko Mukura iterwa amaga?
Rwahinanye rero rwahinanye, turakomeza tubagezeho amakuru uko biri bukomeze bigenda. Karaka breaking news tubahaye kugira ngo nyine mwumve ukuntu ibintu bimeze. Nabwiye ngo kanda subscribe kuri Rayon Sport channel ubundi urebe amakuru ni ku gihe, ibintu byose ni neza cyane. Babaye cacaho, mukomeze kuryoherwa n'imirimo yanyu, mukomeze kugira intangiriro za weekend nziza cyane.